Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, uburemere ntarengwa bwemewe bwa toni 3. B, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. C, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3. D, hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3 gusa. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza ikintu cyose kiri mu kirango, baba bari kukibuza. Harimo umunyamaguru, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Harimo velomoteri, ntihanyurwa na velomoteri. Harimo ipikipiki, ntihanyurwa n'amapikipiki. Hano harimo za modoka zagenewe gutwara ibicuruzwa, niyo mpamvu duhisemo B, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Tari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Video irahari, ubonye utari kuyibona nyandikira kuri WhatsApp, nimero zanjye mba ndazibahaye nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2. Kibazo cya kabiri kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Murabizi ibyapa birangwa no kuba bifite ishusho, ubuso, umuzenguruko n'ibirango, kimwe nuko hari ibyapa bitagira imizenguruko. Ariko se none kino cyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa no kuba gifite ubuso bw'ibara risa rite? A, umukara. B, umweru. C, ubururu. D, umutuku. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, umweru. Icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa no kuba gifite ubuso bw'ibara ry'umweru. Kivuga ko umuyobozi w'ikinyabiziga ukibonye atemerewe kujyayo, ariko n'abayobozi b'ibinyabiziga bariyo batemerewe kuvayo. Kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, nta kirango kiba gifite. Nacyo kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ndakeka ko rero ndahita ugikora nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya. Niba nakikubaza mu buryo bw'amashusho nkubwiye ukuntu giteye, uzahite ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Kandi ukeneye no kwiga mudasobwa, ushaka kwihugura turaguhugura
ukajya mu kizamini mudasobwa itakubera imbogamizi, nimutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20. Cyavuze ihoni iki kiri muri metero 20 ukaba wabyumva. Ibihe binyabiziga: A, amapikipiki; B, velomoteri; C, ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni B, velomoteri. Ibinyabiziga bikurikira biba bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Cyavuze ihoni kiri muri metero 20 ukaba wabyumva, aba ari velomoteri. Ariko ukibuka ko ikinyabiziga kigenda kigira ibikoresho by'ihoni bigenda byumvikana mu ntera igiye itandukanye bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze. Ariko ukanibuka ko nanone ibinyabiziga ndakumirwa n'ibinyabiziga bikora ku mihanda byo biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Ibyo byose mbavuzeho ni ibibazo bababaza. Impamvu bambitinzeho no kugira ngo niba kubikubaza mu kizamini wakora mu kanya ube wabyumvisha uhita ubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya kane kikabaza ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka icyo kimenyetso barushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, ntacyo gihindura. B, abo rireba nibo batambuka mbere. C, abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A, ntacyo gihindura. Bari kukubwira ngo ugiye kunyura ahantu haguteza icyago. Kugira ngo bahakwereke bakoresha itara ry'umuhondo bari kukwereka igice cyaguteza ibyago. Wenda se bari gukora umuhanda, basutse ibira bintu basuka mu muhanda biba bishyushye byatwika nk'amapine y'ikinyabiziga cyawe, babisutse mu muhanda, icyo gice cyaguteza ibyago bashobora gushyiraho nk'itara ry'umuhondo rimyatsa bakubwira ngo nyura aho hantu urushijeho kwitonda. None bari kukubwira ngo ese kuba bashyizeho iryo tara ry'umuhondo rimyatsa hari icyo bihindura ku maferuje, hari icyo byahindura ku byapa byo gutambuka mbere? Ese hari icyo byahindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga? Oya, ntacyo gihindura. Uretse kukubwira ko ugomba kunyura aho hantu urushijeho kwitonda cyane, ntacyo biba byahindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga. Niyo mpamvu duhisemo A, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Zikuruwe n'ibihe binyabiziga: A, velomoteri; B, ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande; C, igare; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera ko ubundi iyo bavuze ngo akaromoroki ariko gafite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80, ntago ari kuvuga ngo ikindi kinyabiziga. Oya, ahubwo nireba nka ziriya moto zitwara ibyo mwita ngo ni amaderivari. Kiriya kibox kiba kiri inyuma kiba kigomba kuba kitarengeje santimetero 80. Mubona ko gitwarwa n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Si mubibona kwa n'amapikipiki asanzwe se adafite utunyabiziga ku ruhande? None kuri B bavuze ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko iyo bavuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, nicyo twari guhita duhitamo, kubera ko mubona ko n'ubundi bitwarwa n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande. Ndizera ko nujya mu kizamini wakora mu kanya noneho
ubihinduye urahita ubikora kuko ndabizi ko hari ikibazo noneho babaza bavuze ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande uhita ubikora. Rero ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, kino cyapa urabona gifite iyihe shusho? Ese ni mpande eshatu cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Inkomane banyuramo bazengurutse. B, biremewe guhindukira. C, inzira y'icyerekezo kimwe imbere. D, birabujijwe guhindukira. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A, inkomane banyuramo bazengurutse. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Akenshi ukibona gishinze kuri rompwe, niko mubyita mu ndimi z'amahanga, kubera ko cyo gitegeka nta yandi mahitamo uba ufite, uba ugomba guca aho hantu banje wazenguruka, kubera ko n'ubundi uzakibona gishinze kuri iyo rompwe. Rero bizakibona n'ubundi watangiye kuhazenguruka. Rero kiba kigaragaza ko ugeze ahantu hari inkomane banyuramo bazengurutse, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni rompwe. Tukaba tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Video irahari, reba kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Nubona utari kuyibona unyandikire kuri WhatsApp nyiguhereze mu gihe kitarenze iminota 2. Kibazo cya karindwi kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikiye bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. Ibihe binyabiziga: ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange. B, ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje tone 3 n'ibice 5. C, ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko abari ku binyabiziga biba bigomba gukorerwa isuzumwa mu mezi 6. Iyo wavuze mu mezi 6 uhitamo ko A na B na C ari ibisubizo bya nyabyo, ariko iyo wavuze buri mwaka uhita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko bino binyabiziga baduhaye biba bigomba gukorerwa isuzumwa buri mezi 6. Ntabwo ari buri mwaka rero, ubwo ni buri mezi 6. Ubwo rero bavuze buri mwaka, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona bavuze buri mezi 6 uhita uhitamo D, irabivuga ko ibisubizo byose ari ukuri. Ndizera ko ubimenye. Impamvu mbitinzeho barabibaza mu kizamini wakora mu kanya, hari igihe urabona bakigaruyemo. Rero ni ingenzi ko bagomba kubikubwira hakiri kare ukuntu bagihindura. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ubugari bwa romoro kikuru n'ikinyamitende 3 ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Ntibugomba kurenza ibihe bipimo: A, santimetero 75, B, santimetero 125, C, santimetero 265, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wari wabona romoroki ikuruwe n'ikinyamitende 3? Hoya, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko uramutse yandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya 9 kikabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Bibaye ngombwa ko bayobya umuhanda, wenda se ni igihe cy'impanuka ikimodoka cyaguye mu muhanda kirawufunga, biba ngombwa ko bayobya umuhanda. Cyangwa se ni igihe cy'imvura, hari imirimo iri gukorwa mu muhanda, ibitaka byaguye mu muhanda bari kubityura, cyangwa se bari gusanura nk'umuhanda. Rero iyo bikaba ngombwa ko umuhanda mwakoreshaga bawuyobya muraca mu wundi. Rero hari ibyapa bashyiraho kandi bigomba kuba bifite amabara runaka. None bari kubwira ngo kirangwa n'icyapa gifite amabara asati: A, ubururu, B, umweru, C, umutuku, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
none ibyo byapa bashyiraho biba bifite ubuso bw'amabara asate. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ubururu. Bashyiraho ibyapa bitegeka bakubwira ngo ahangaha inzira irafunze, icyerekezo gitegetswe komeza imbere gusa, kata iburyo gusa, kata ibumoso gusa, bitewe n'ahantu bashaka ko uca, bitewe n'ahantu bayobereje umuhanda. Iyo badakoresheje ibyo byapa bitegeka, bakoresha kiriya cyapa kiranga kiba cyanditsemo ngo deviation. Kiba gifite nacyo ishusho kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Bari batubajije ku buso, ubuso n'ubundi bihuriyeho ko ari ubururu. Murabizi n'ibyapa bitegeka, ishusho aba ari uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Nibihe byapa biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe? A, ibyapa biyobora n'ibitegeka. B, ibyapa biburira n'ibitegeka. C, ibyapa bibuza n'ibitegeka. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni C, ibyapa bibuza n'ibitegeka. Ibyapa bibuza n'ibitegeka biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe. Ibyapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. N'ibyapa bitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe. Bishatse kuvuga iki? Ubundi ukimara guhita ku cyapa gitegeka cyangwa kibuza, utangira gukurikiza ibyo kiri kugutegeka cyangwa kiri kukubuza ukimara kugihitaho. Muri make nukibona imbere yawe kikubwira ko utemerewe kurenza umuvuduko wa kilometero 60 mu isaha, uzaza uri kwirukanka nushaka uri kugendera kuri kilometero 80. Ariko niba kitegeka cyangwa kikubuza, utangiye gukurikiza ibyo kiri kugutegeka cyangwa ibyo kiri kukubuza ukimara kugihitaho. Ku nkomane yaho gishinze n'inkomane ikurikiyeho mu ruhande rw'inzira bishinzeho. Niyo mpamvu bavuga ko biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe. Ndizera ko ramuzamo C, ndizera ko ramuzandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626. Tubigishe mujye mu kizamini, mukore rimwe muhite mutsinda, tunabashakire kode nziza. Kibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Kino cyapa gifite ishusho ya mpande enye, kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande eshatu, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. B, umuhanda udakomeza. C, ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso. D, guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda udakomeza. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kigaragaza ko umuhanda gitewe mu ntangira udakomeza. Reba nk'uyu muhanda ushamikiyeho ibumoso ugarukira mu buso, ubona ko udakomeza. Rero bakagishyira ku mihanda kugira ngo utazabona umuhanda ushamikiye ku muhanda munini urimo, kavuga ati mbonye umuhanda w'ubusamo, wagera imbere ukabura inzira. Bashyiraho kiriya cyapa kiranga bakubwira ko umuhanda gitewe mu ntangira udakomeza. Ndizera ko ramuzamo B, ndizera ko ramuzandika ku gapapuro. Kibazo cya 12 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ibihe binyabiziga? A, ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu isaha. B, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. C, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu isaha. D, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu isaha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo.
ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu saha nibyo biba bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiraho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho. Ndakeka ko mujya mubibona niba mugenda mu binyabiziga cyangwa mwicaranye n'umuyobozi kubona hari ikintu kirimo imibare iri kugenda izamuka cyangwa imanuka bitewe n'ukuntu ari kugenda, kiri kumwereka umuvuduko ari kugenda agenderaho, cyangwa bitewe n'ikinyabiziga wagiyemo ukabona ni urushinge ruri kuzamuka cyangwa rukamanuka. Rero kiriya kiba kigomba kuba kiri ahantu umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza iyo icyo kinyabiziga kiba gishobora kurenza kilometero 40 mu saha. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorera n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwaromoro cy'ikuru na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Ntibushobora kurenza ibihe bipimo: A metero 1.25, B santimetero 30, C santimetero 75, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A metero 1.25. Ndizera ko waramusitamo rero A. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Hari igihe duhitamo A, hari n'igihe duhitamo santimetero 30. Tuzahitamo A mu gihe bavuze ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande. Nibavuga ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande, tuzahitamo ko ari santimetero 30. Nibavuga idafite, twahisemo A metero 1.25. Ibyo bibazo kandi bajya babibaza bagahinduramo ako kantu gusa, ariko nicyo mpamvu tuba twaje gukosorana kino kizamini. Ni ukugira ngo ukezweho ibintu byose warabibonyeho, ukore rimwe uhita utsinda. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga biherekeranyijwe mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira: utarengeje ibihe bipimo: A utarengeje metero 50, B utarengeje metero 100, C utarengeje metero 150, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A utarengeje metero 50. Ni ukuvuga ngo ibinyabiziga bigiye mu butumwa ntabwo bishobora gutonda umurongo urenze metero 500 z'uburebure, ahubwo bigabanywamo amatsinda, nibyo mwita ngo ni cortege. Ukabona bagabanyijemo amatsinda, itsinda riri imbere irindi riri inyuma. Iriya tsinda bagabanyijemo byibura riba rigomba kuba rifite uburebure butarenga metero 50 z'uburebure, n'umwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma byibura ukaba metero 50. Ariko ukibuka ko ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro byo bidakurikiza rino tegeko. Muri make byo ntibijya bigabanywamo amatsinda. Ndizera ko ramusitamo A, ndizera ko ramusikandika ku papuro. Nibyo mbavuze nabyo barabibaza, niba bikubaza uhita ubikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragarira nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Mu ntera ingana iki ariko nijoro igihe ijuru rikeye? A metero 200, B metero 250, C metero 300, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Iyo bari kwerekana inkomane z'inzira nyabagendwa n'iza gari ya moshi
ntabwo bakoresha ibyapa ahubwo bakoresha amatara. None bakivuga ngo nijoro igihe ijuru rikeye birumvikana azaba ari nijoro, ahubwo akoresha amatara. Reka nkubwire akantu kwa zino nzira za gari ya moshi. Zino nzira za gari ya moshi zifata ubuso bunini. Birashoboka ko hari imihanda myinshi igenda yambukiranya zino nzira za gari ya moshi. Rero nk'iyo gari ya moshi igiye gutambuka, kubera ko ikintu cyose isanze mu nzira ikigonga, baba barashyizeho amatara yaka urumuri rutukura. Wahagera wasanga ari kwakazima yakazima ukamenya ko ugiye gutambuka. Wamenya ko ugiye gutambuka ugahagarara ukareka amazi gatambuka, kubera ko ikintu isanze mu nzira irakigonga. Rero ntabwo wakoresha ibyapa ahubwo wakoresha amatara. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko bari batubwiye ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi, kandi bakoresha amatara. Ndizera ko usobanukiwe impamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, umuhanda wubatswe nabi. B, agacuri kateza ibyago. C, umuhanda utaringaniye. D, akazamuko gahanamye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Harizo cy'ukuri nta kindi ni B, agacuri kateza ibyago. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, bakaba bari kukubwira ko ugiye kugera ahantu hacuramye. Noneho ntabwo ahoramo 10%, bashobora gushyiramo 20%, bashobora gushyiramo 15% bitewe n'ukuntu ako gacuri karaba kameze. Niba bashyizemo 10% urumva nta gacuri ariko kadacuramye cyane, nibongeza harabacuramye cyane. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ikindi kintu ugomba kumenya, bino byapa biburira ubibona hakiri kare, ukabanza ukagenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200, ukabona kugera kuri ako gacuri kaguteza ibyago. Ndizera ko ramstamo B, ndizera ko ramskandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo icyapa kimenyesha ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo gifite. Akenshi bakunda kugishyiraho iyo uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe, noneho ugiye kwinjira mu muhanda ubisikanirwamo, aho urajya urahura n'ibindi binyabiziga biza bigusanga. Kiba gifite iki? A, ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. B, ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. C, ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B, ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, buso bwera n'ikirango cy'umukara. Bakoresha icyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Urabizi ibyapa biburira barangwa no kuba bifite ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura. Kuvuga ngo mu ibara ritukura no kuvuga ngo umuzenguruko w'umutuku, ibyo aba ari kimwe. Ubuso bwera no kuvuga ngo ubuso bw'umweru, ibyo byose aba ari kimwe. Ibirango byo aba ari umukara. Bakubwira ko ugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo, kubera ko amategeko yo mu muhanda ubisikanirwamo n'amategeko yo mu nzira y'icyerekezo kimwe abatandukanye. Nko mu nzira y'icyerekezo kimwe iyo uri kugenda nta kinyabiziga mwigera muhura, ariko mu muhanda ubisikanirwamo uzahura n'ibindi binyabiziga bituruka mu kindi cyerekezo. Rero niyo mpamvu bagomba kubikuburira hakiri kare kugiye kwinjira mu muhanda ubisikanirwamo. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ikinyabiziga kigendeshwa na moteri n'ikinyabiziga gikurwa n'inyamaswa ntibishobora gukurura. Ntibishobora gukurura iki? A, ibinyabiziga birenze kimwe. B, ibinyabiziga bipakiye birenze bibiri. C, ibinyabiziga birenze bibiri. D, B na C nibyo. B, ibinyabiziga bipakiye birenze bibiri na C, ibinyabiziga birenze bibiri nibyo bisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C, ibinyabiziga birenze bibiri. Ntigishobora gukurura ibinyabiziga birenze
bibiri. Ndizera ko se ndizera ko aramusyandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo kuki ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima ukabona abayobozi b'ibinyabiziga bahise batsa amatara y'ibinyabiziga. Ese ni ukubera iki? Kugira ngo akerekane umuvuduko kagaragare neza, be kugira ngo bandi biborohere kukubona, se kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga, de kuko amatara yo ku muhanda ari kwaka. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B. Aba ari ukugira ngo abandi biborohere kukubona. Abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa, haba abanyamaguru, haba abagenzi, haba abayobozi b'ibinyabiziga, kugira ngo biborohere kukubona. Rero ugomba guhita ucana amatara y'ikinyabiziga cyawe mu gihe hatangiye kwijima. Ndizera ko aramusamo B. Ndizera ko aramusyandika ku papuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo urimo kugenda mu nzira nyabagendwa ni gute wanyura ku muyobozi w'igare? Kuvuza ihoni mu gihe umunyuraho, B kumunyuraho umwegereye, C gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho, D kugabanya umuvuduko mbere y'uko umunyuraho. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Usiga umwanya uhagije igihe umunyuraho. Ugomba gusiga umwanya uhagije mu gihe uri kunyura kuri uwo muyobozi w'igare kugira ngo utamuteza ibyago. Ugomba gusiga umwanya uhagije. Murabizi igare nta moteri rigira, ariko utwaye ikamyo ugomba rero gusiga umwanya uhagije kugira ngo utaza kumugonga ukamuteza ibyago. Ndizera ko aramusamo C. Ndizera ko aramusyandika ku papuro. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose kizeho. Ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira ko rero ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.